Kocha Haridi tugusanze hano mu rugo tuguhaye ikaze nubwo ari iwawe ariko ni kuri B+ TV. Kocha, mbere na mbere banza wenda wiyibutsa abantu Kocha Haridi ni muntu ki? Murakoze cyane, nitwa Kamanzi Haridi, coach Kamanzi Haridi. Nkaba mbarizwa i Rwamagana, mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Kigabiro, mu mujyi hagati inyuma y'amaduka. Nkaba naravutse muri 1962, nkaba narakinnye umupira, ariko ntabwo nabashije kugera ku rwego ruri hejuru cyane, ariko nakinnye umupira mu makipe atandukanye. Hanyuma nza gusoza kariyeri muri Rwamagana Sport, yabayeho mbere ya Jenoside, ariko nasoje kariyeri nyuma ya Jenoside muri 1997, ariko nari nkiri mutoya, nuko gusa nari mfite shock yo gukuka urutugu, nari kapiteni wa Rwamagana. Hanyuma nyuma yaho rero, nyuma ya Jenoside, ibintu byinshi byari byahindutse, nicyo twazamuye uburyo bwo kongera kugarura umupira, dutangira na shampiyona mu Rwanda, amakipe yose yakinaga division ya mbere. So ubwo rero nyuma yaho nagiye mbifatanya ibintu byo gukunda umupira, gukina no gucuruza. Hanyuma nyuma nibwo nabyinjiyemo nyirizina, kariyeri imaze guhagarara, ntangira muri 2000 ntangira gukora centre de formation bakunze kwita academy. Ariko nyuma yaho uko centre igenda igira imbaraga, nibwo twahise tugira abana benshi. Abana bamwe muri abo ngabo bagiye gukina igikombe cy'isi Mexico, harimo uwitwa Ndatimana Robert hamwe na Uwimana Emmanuel Nsoro, bakundaga kwita Nsoro. Nyuma rero tugenda tuzamura impano z'abana benshi, ba Nkomezi, ni benshi cyane abakinnyi twagiye tuzamura kugeza n'uno munsi. Dufite abakinnyi benshi, harimo ba Kim Bugingo, harimo ba Turatsinze John, harimo ari muri polisi yavuye muri AS Kigali, mu defense ukina muri Axe Ali, kwitonda n'abamwitaga Aliyu. Afite n'abarumuna be b'impanga, ubu ngubu bari muri Academy ya Bayern. So dufite abakinnyi benshi bagiye bazamuka, bamwe sinya nabibuka, hari igihe bampamagara, yewe n'uriya mwana urimo gukina mu Mavubi w'umuzamu muri South Africa, Fiacre, nawe yabayeho umuzamu w'Amavubi, nawe yabayeho hano muri centre. Yakundaga kuza gufungira vacances nanga hari bene wabo, nanjye wamugiriye inama mukorana na linye y'uburyo ashaka kwinjira muri Academy ya APR. Rero mvuze ibigwi ni byinshi cyane, kuko muri Academy ya Ferwafa ninjye wari ufitemo abakinnyi benshi. Ya mbere yabanje mu Rwanda, yaje Misonga, nemu n'ubu ngubu muri Bayern. Nagombye kuba mfitemo batatu, bamwe no kuba barimo abo basezereye ariko bakomeza kubafata en charge. Ubu ngubu mfitemo impanga ebyiri, umwe niwe kapiteni wa equipe ya Bayern, nyuma n'abandi bana tugenda dutanga kwa bare mu kurarinda. Rero n'ubu ngubu dufite abana batyaye, ngira ngo babibonye ibikombe biri aha ngaha twatwaye mu irushanwa rya teguwe na equipe ya Classic iri mu cyiciro cya gatatu, ya under 13 na under 15, nitwe twatwaye ibyo bikombe. So rero ibikombe twagiye tubitwara inshuro nyinshi cyane, ibikombe by'ama Airtel byabanje mu Rwanda, twatangiranye nabyo iby'ijabo ryawe Rwanda, kuko ndi umunyamuryango w'ijabo ryawe Rwanda. Ibikombe ni ibintu tumenyereye cyane. Hari n'igikombe twavanye muri Kenya muri East African Tournament, arushanwa yari yateguwe n'Abanyakenya. Tutwara ibyo bikombe tubivanayo dufite abo bana bitwa Bansoro bande muri za 2016. Rero urumva ibintu bijyanye na siporo ni ibintu umuntu asa nkaho amazemo igihe kirekire na experience, twakoranye na Aspire, bari iriya Academy yakoranaga na FC Barcelona, ninjye wari ubahagarariye hano mu Rwanda n'u Burundi. Urumva twahoraga muri Kenya tujyana abana beza, bakajya guhura n'abandi bana bo muri East Africa bagaturanya abana beza. Ariho higeze guturukamo wa mukinnyi wa Iradukunda Barthelemy. So rero
ni ibintu tumenyereye rero ngira ngo ubu niwe ngewe nubwo nshaje ariko kubera uburwayi sometimes nibwo bunyuzamo bugasazisha umuntu cyane, ariko ubundi ntacyo nari mbaye kuko n'abana benshi nabwiraga imyaka yanjye ntabwo bayemeraga kubera siporo. Navuga ngo urakura ariko ugakomeza gukora siporo ku buryo udashobora gusaza cyane ngo bigaragare, ariko ndashaje mbese bamubwiye ko ndi muri 62 urumva ko umaze gukura. Hanyuma coach, mu minsi ishize twabonye inkuru abandi batoza abo bakinnyi benshi wagarutseho baza kugusura bakuzaniye n'umufasha bavuga ko wari umaze iminsi urwaye cyangwa se urwaye, banakangurira n'abandi bantu wenda kuba bagira ubufasha bakugenera. Uburwayi bwari buteye bute kugeza ubu ngubu? Noneho umuntu wari wababajwe n'inkuru y'uko coach Harida arwaye arembye, wamuha ayahe makuru ubu ngubu bigeze? Murakoze cyane. Mu by'ukuri icyo gihe ntabwo nari meze neza, ngira ngo bamwe mu bakoci babashije kumbona icyo gihe yagize ikibazo cyane, coach Sami, ariko aza kumbaza amubwira uburyo n'uwaye twahuriye hariya hafi ya gare mvuye kwa muganga, ariko icyo gihe nari meze nabi, ariko ubu ngubu mu by'ukuri abantu baba bafite impungenge, ubu ngubu nta kibazo. Tumaze iminsi muri ayo marushanwa mpagarara umunsi wose, n'ejo nkongera nkahagarara umunsi wose, singira ikibazo cyane. N'abana bagiye bandwanaho cyane, siritu cyane rwose. Ndashimira cyane mu bana nabashije kurera muri centre umwana witwaga Alexis Nkomezi wakinyeho no muri APR akasozereza muri Gorira, ubu ngubu muri Amerika. N'umwana wagiye ndwaza kuva muri covid, ndamushimira cyane. Nanamushyize no mu mubare w'abana banjye, nabivugiye ahangaha baje kunsura, kuko ari igihe umwana ashobora kukubera umwana mwiza kurusha n'abo wabyaye. So ubwo rero abantu ntibagire impungenge, ubu ndahari ndataravaya rwose. N'ubu igihe mwari muri ahangaha nasimbutse mpita njya ku kibuga, hari n'amamake y'abana ama interscolaire, ariko kubera ko nari mfite abashyitsi mpita ngaruka. Ndakomeye rwose, ubu nari maze imyaka 2 ntabasha kwambara n'inkweto, ngubu ndambara inkweto nta kibazo rwose. Abantu nibahumure. Nanjye nabaga mfite impungenge cyane ko muri icyo gihe nari ndwaye, nicyo gihe musaza Vigure mugenzi wanjye twakoranye imyaka myinshi cyane, na periode we arandutaho ku myaka, ariko ni umuntu twabanye cyane, haba mu gukina kera, haba na muri coaching. So twajyaga tuvugana, akambwira ati ndaho aza kuremba rero sinza kubimenya, noneho nahamagara telefone ntayifate, ariko nkajya mbaza abantu b'i Rubavu bakambwira bati hariya ntabwo ari nziza. Nanjye nkavuga ntibasanga tugiye kugendera rimwe, ariko mu by'ukuri Allah yarantabaye. Ubu ngubu ndakomeye, meze neza, n'ibiro bitangiye kugaruka, alhamdulillah, ndashimira Imana cyane. Coach, noneho reka dusoreze wenda n'ubundi kuri domaine ubamo z'abana, ugiye ugaruka ku bana benshi watoje, amarushanwa mwagiye mutwara, mwagiye mukunda kunenga ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ko amarushanwa y'abana ntayo, uretse no kuba make. Kuri ubu hari arimo gukinwa batanye imyaka 17, 20. Kuri ubu ngubu murabona wenda bihagije, cyangwa murasaba ko wenda hari andi yongera, cyangwa se n'uburyo akinwamo imikino iracyari mike ku buryo wenda nta kiri kumarira abakinnyi? Mubibona mute mwebwe? Ngewe mbivuze nk'umutoza w'abana, ndabivuze nk'umuntu ufite ikipe muri shampiyona, ndabivuga mu buryo butandukanye, kuko ntabwo mbona ko bihagije, kuko ngewe numva imbaraga z'umupira w'amaguru zagombye kubakirwa cyane, ariyo bita development, byagombye kubakirwa cyane mu academy, mu centre de formation, akaba ariho hashyirwamo imbaraga. Ariko yivuze ngo irushanwa rikinwe n'abasanzwe bafite amikoro, n'ubundi nibo baza kurikina, ayo ma equipe ya shampiyona bagakina under 20, bagira under 17, aho mu by'ukuri ntabo baba bafite, niba abana bacu n'ubundi bafata bakaza kubakinisha, kuko bo ntabo bagira. Nge numva mu buryo buri technique bakagombye
kubakira ku amasantere akagira amarushanwa ahoraho, bagiye babitubwira imyaka myinshi, amarushanwa azajya ahoraho, abana banyu tuzabashyira muri system ku buryo nta mwana uzongera gutwarwa n'undi muntu ngo umwaka ugashyira hagafata indi myaka 10 ikarangira iyo ndirimbo ari iririmba, ariko mu by'ukuri nta kintu bifashe. Nk'uko wari unabivuze uvuga kuri icyo kijyanye na competition, kijyanye n'amarushanwa, urabona ntabwo tubona amarushanwa, ntabwo turi kubona amarushanwa, duheruka amarushanwa covid ikirangira, nibwo duheruka amarushanwa yabayeho, ariko byahise birangira system ihindukira ku ma equipe. Akugewe ntabwo ku giti cyanjye hatari mu ruhare rw'undi muntu, ku giti cyanjye numva bidahagije, numva niba bashaka kubaka umupira niba wubake bahereye mu akademi, amakademi bayamenye igihe habaye igikorwa runaka, ariko igihe atari igikorwa runaka usanga amakademi basa nkaho batayatekereza. Ushobora kuguha urugero nk'ubu ngubu abana bari muri Bayern, abandi bari muri Paris Saint-Germain, abandi bari kwa Mukurarinda, abandi bari muri kwa Tony, ngira ngo izo nizo academy dushobora kuba dufite hano mu Rwanda zizwi mu buryo buri official, ziri ku rwego rwo hejuru. Ariko se kuko izo academy bagira haye marusha, bagira izihe competition? Ni handi usanga urwego rw'abakinnyi bacu rudashobora kuzamuka kubera ko nta marushanwa bafite. Bakagombye kuba hari amarushanwa y'amakademi n'amasantre de formation ngo dushobora kuba twavuga. Noneho akabazo wenda kanyuma coach, ibi bintu mukora hari inyungu mubikuramo zitari kuba wenda uvuga uti nafashije abana, kuba umwana agiye muri APR ejo ukamubona muri Kaizer Chiefs muri Afrika y'Epfo, wowe nka Haridi wamureze wamufashe navuga ngo ukamukambakambisha mu rurimi rw'umupira, ukamuzamura agahagarara akarinda ageraho agiye kwambara izo gazi ikipe y'igihugu, agiye kwambara izo godiyo z'ikipe y'igihugu, mwe hari ikintu mukuramo ku buryo uvuga ati umuryango wanjye uri proud y'ibi bintu kubera ko abana banjye bize mu mashuri meza, nanjye hari uburyo wenda nshaje neza kubera ko kazi nakoreye abo bana? Urumva burya character z'umuntu, buriya muri character zanjye ntabwo nkunze kumenya guhisha. Abantu bamusanga rimwe na rimwe baguhisha, ariko bamwe ukaba ugomba kuvugisha ukuri, baseka bikakugeraho n'ingaruka. Ariko mu by'ukuri icyo ni ikintu kiri automatic muri iki gihugu, nta muntu ushobora kubona kere kumwe cyangwa babiri ushaka kuvuga ngo abakinnyi be iyo bagize umuntu batwara hari ikintu bibafasha. Ushobora no kwirukanka kuri federation imyaka 5 cyangwa 8 nta kintu biratanga, siritu cyane ko ugiye umuyobozi ugiyeho aravuga akakubwira ngo ngo tugiye kubihindura ngindezo ngo rwose ngende bibuka igihe cya De Gaulle niwe waravuze ko agiye kubikuraho ngo Daher niyo 500 muvuga 500 ntaho byanditse muri federation. Umuntu bagomba kumuha indezo ijyanye n'iyo FIFA yemeza, pana gufata 500 zo umuntu bamugurira 500, umwana bamugurira 500, ako nayo 500 nta muntu yahabwa, kiri kumwe cyangwa babiri wenda bitewe n'uwo communication yagiranye n'iyo equipe. Ariko ubu ngubu hari abari muri Muhazi, wasinye umwaka ushize muri Muhazi, nta muyobozi n'umwe wari wangeraho, gusa bamamagaye ndwaye baramwangariya ngo uyu mwana ntiyabaye iwawe kandi wawe, kandi babizi ko nigeze kumuha Muhazi zamu, barongera imaze kuzamuka baramunsubiza. Urumva ni inzangano, no gukurura inzangano, ariko automatically mu buryo bwumvikana muri official nta mwana n'umwe bigeze bamaho indezo. Murasaba iki federation noneho ko n'ubu wenda mu jondi mu kwa gatandatu hari amatora ya federation, ubuyobozi bushya buzajyaho mwabusaba iki, cyangwa se na ministeri ya sport mwakwifuza ko ibafasha iki? Kuko nimwe n'ubundi ibyo nabyita ko ni nk'agahimbaza mu kiko kugira ngo mugire iyo motivation yo gukomeza no kurerera igihugu abandi bana. Mu by'ukuri ibyo ngiye kuvuga n'undi wese niko yabikubwira. Twebwe ikintu twifuza nuko ibintu byacu biba professional kandi babiha agaciro. Ntekereza ko n'umukuru w'igihugu aherutse kubivuga na nyuma y'iriya stade, iyo gutaha iriya stade Nyangura byibuka, na nyuma yaho hari amagambo yavuze cyane ku bijyanye n'impano z'abanyarwanda n'uburyo tugomba gukora ibintu kinyamwuga.
so tugerageza gukora ibintu kinyamwuga ariko ugasanga nta kintu bitumariye. Rero icyo dusaba federasiyo turayisaba ko nk'uko bagiye babivuga n'abababanjirije bagerageze rwose imvugo iba ari ngiro, bafashe amasantere kandi bayiteho, bagerageze bavugane n'uturere. Nta kintu tubasaba, nta n'ikintu gihambaye tubasaba cyane ngo tubabwire ngo baduhe support, baduhe inkunga, cyane ko tujya gushyiraho akademi ntabwo tuba twabagishije inama, ariko byibuze nibamenye ko tunahari, nibamenye ko tunahari. Niba hari nitubasaba ubufasha, aka kandi impamvu ngiye kukavuga, urabona iyo ekipe y'umunyamuryango wa federasiyo igize akabazo barayumva kubera ko ari memba, ariko twebwe ntabwo turi memba, ariko mu bundi buryo turi ba memba, kuko iyo bakoresheje amarushanwa byanze bikunze baraduhamagara, bivuze ngo baratuzi, ariko ntabwo batuzi mu buryo bw'inyandiko. So ndasaba rero ko bakwiye gushakisha uburyo wenda ntituba abanyamuryango bo kwitaba assemblée générale, ako banamenye ngayo masantere, kuko bigeze bavuga ngo bagiye gukora database y'amasantere, barazenguruka. Nyina byibuka nigeze no kuzenguruka na Flora, kuzenguruka n'intara yose. Icyo gihe nari umuyobozi w'ijabo ryawe mu ntara y'Iburasirazuba, tuzenguruka n'intara yose tubarura amasantere. Ako mu by'ukuri ugiye kureba ugasanga ni ibintu birangira gutyo, nta kintu bitanga. Turasaba ubuyobozi buriho wenda n'ubuzabasimbura nk'uko wari ubivuze, bose badufashe batumenye. Ntabwo tubasaba inkunga ngo baduhe imipira cyangwa iki, tuzaha tubyishakira, ariko byibuze ibintu turi gutegura, uyu mwana turi gutegura, turi kuvunikana, nagira ahantu ajya, byibuze natwe bidufashe. Coach turagushimira, akoze cyane. Murakoze cyane.